Nongeye kubaha ikaze kuri ya YouTube channel y'Abanyarwanda ariyo Rwagasabo News, ikomeza kugenda ibagezaho amakuru, imyidagaduro cyangwa se n'ibindi bintu bigiye bitandukanye. Nk'uko mubimenyereye twari tumaze igihe twaragiye Australia kurangura, ariko nyine tugatuma ibicuruzwa bimwe bikaboneka ibindi ntibiboneke. Mu minsi yashize harimo haraboneka inkweto z'abagabo gusa, ariko igisubizo cyabonetse ku badamu bifuzaga kuba bagura inkweto. Ubu haje inkweto nyinshi z'amoko menshi nk'uko mugenda mubibona zigiye zitandukanye, kandi ku giciro kiri hasi cyane ugereranyije n'ahandi, kuko twebwe twigerera Australia kurangura ibicuruzwa bikatugeraho bitaduhenze cyane, si kimwe n'abaza kuturangura mu gihugu indani. Nk'uko kandi hari n'uruganda rurimo ruraca ibintu bigacika mu mujyi wa Kigali, rurimo rurakora ibijyanye n'imyambaro. Ariko kuri uyu munsi wa none reka tuganire ku bijyanye n'inkweto twavuye kurangura Australia. Nk'uko mubibona harimo amasandari, amasilipa, amakanvasi, inkweto nyinshi zigiye zitandukanye kandi zibereye abadamu, abakobwa ndetse kandi n'abagabo. Namwe ntabwo twabibagiwe, hari inkweto namwe muri video iheruka mwarabibonye. Tubafite inkweto nyinshi zigiye zitandukanye rero kandi ku mafaranga makeya. Uramutse wifuza kurangura cyangwa se wifuza kuba wagura, ukaba uri kureba ino video, humura ikibazo ufite kirakemutse. Hamagara 0788 150 26 82. Iyo nimero ndayisubiramo, ni 0788 150 26 82. Iyo nimero kandi niyo ushobora kuba wadushakaho ukeneye kuba warangura imwe muri izi nkweto urimo urareba hano imbere yawe, cyangwa se wifuza kuba wagura izo kwiyambarira. Nabyo byose birashoboka, kuko ushobora kutabona ayo kurangura ariko ukabona ayo kugura izo wambara. Anyway, ibyo birashoboka. No kutwandikira kuri WhatsApp yacu ariyo 0788 150 26 82, cyangwa se 0732 37 05 27. Subiramo 0732 37 05 27. Izo nimero zombi ushobora kuba wazidushakaho, haba mu guhamagara cyangwa se kuri WhatsApp, bityo mukabasha kubona andi makuru agiye atandukanye ku byo mwifuza, ndetse mukanabaza mukaba mwabasha gusubizwa bimwe mu bibazo mufite cyangwa se muhura nabyo mu bucuruzi bwanyu cyangwa se mu buzima bwa buri munsi. Izi nkweto rero nk'uko muzibona nk'izo ni sandari zikoze mu ruhu. Ni inkweto nyine zitameze nka made in Rwanda nka zimwe twari tumenyereye, wambara kabiri wajya kwihanagura ugasanga inkweto yawe yaturitse munsi, ukibaza impamvu. Dore iyo nayo ni iyo mu bwoko bwa Dior. Zigiye ari inkweto, izo ni za ntushingeho, namwe muragenda muyibona uko bigiye bitandukanye. Inkweto z'amoko menshi twazibazaniye kandi ku giciro cyiza. Ku muntu uherereye mu mujyi wa Kigali rero nta handi wadusanga muri Chic, kuri iyi floor ya kabiri ku muryango wa B 188. Ni muri Chic kuri floor ya kabiri ku muryango wa B 188 mu kuboko kw'ibumoso. Ku muntu uherereye mu karere ka Huye nawe wadusanga mu isoko rishya ryacu rya Huye muri etage ya gatatu ku muryango wa 318. Uri mu karere ka Huye ukeneye kurangura cyangwa se kugura izi nkweto, imwe muri izi wadusanga mu isoko rishya rya Huye muri etage ya gatatu ku muryango w'137. Mu karere ka Nyanza ukeneye kurangura nta handi wadusanga mu isoko rya Nyanza, mu bucuruzi aho bacururiza inkweto mu kaboko k'ibumoso ugana kwa Shyirambere. Nyamagabe ho ni mu isoko usanzwe uzamuka ugana ku ma esikariye ku muryango ubanza niho wazisanga.
ubwo aho hose rero ni ahantu ushobora kuba warangura izi nkweto ukaba wacuruza, bityo nawe wabishaka tukajya tukwamamariza, tukarangira abantu aho uherereye, bityo bakabasha kuba bajya bamenya aho bakura ibicuruzwa cyangwa se aho bazajya barangurira cyangwa se aho bazajya bagurira inkweto zo kwambara. Nk'uko mubibona rero ni amoko menshi cyane y'inkweto agiye atandukanye ndetse n'inkweto utarabasha gukubita amaso, twazibazaniye nyinshi zigiye zitandukanye, izari zisanzwe ziba mu Rwanda, zitarigeze zihagera zihageze bwa mbere kuva zatangira gukorwa kandi hashize igihe kinini. Izi nkweto rero zirizewe kuko zirakomeye kandi zifite uburambe. Nyarukira ku isoko aho uherereye hose nawe ubashe kwigurira cyangwa se ubashe kurangura, bityo ukore witeze imbere. Ibindi byinshi tuzaba tugenda tubibagezaho muri video zigenda zikurikira. Kuri uyu munsi wa none byari ibyo, mukore subscribe, turabakunda cyane, hasta la vista.